ese iyo batubwira irari cyangwa se kwishanya n'irari ni iki bashatse kutubwira? Irari ni iki mu buzima busanzwe? Irari wowe urifata nk'iki? Irari ni iki ku giti cyawe? Ndashaka kugira ngo usobanukirwe uyu munsi, wumve ese irari ni iki. Mwiriwe neza nshuti bavandimwe mukurikiye True Christian TV, ndabashuhuje mu izina ry'Imana Data ishobora byose. Amahoro y'Imana abane namwe. Njye ubasuhuza rero ni Bishop Veniste nk'uko bisanzwe. Uyu munsi ndagira ngo mbanze mbashimire kubw'urukundo rwanyu mukomeza kutugaragariza, kubwo kwitanga kwanyu mukareba video zacu. Ndagira ngo mbashimire, Imana ibahereza umugisha kandi utagabanyije. Kindi ndashaka kugira ngo mbasabe rwose kandi mbinginga mukore subscribe bisanzwe, ndetse ukore no kuri notification, hanyuma ukore share kugira ngo abavandimwe n'inshuti bajye babasha kudukurikira, bakurikirane ibiganiro byacu. Ikitubesheje aha rero nta kindi ahubwo ni ukuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, ni ukuvuga ijambo ry'Imana kandi rikatwubaka rikadukomeza, haba abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nagira ngo rero ntangire rwose mbabwira ngo mudufashe mukore subscribe muri benshi. Turabizi neza yuko biragoye, ariko mushobora kudufasha hamwe n'urukundo mudufitiye ndetse n'urukundo rw'Imana mukabikora kugira ngo ubutumwa bwacu rusheho kugera henshi kure hashoboka. Kindi nagira ngo nkomeze mbabwira mukomeze kubahiriza ibihe turimo. Murabizi turi mu bihe bikomeye, ibihe bigoye, ibihe hari icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19. Ndashaka kugira ngo mbabwire mwihangane, mukomeze kubahiriza amategeko yashyizweho n'inzego zibifitiye uburenganzira za leta, kugira ngo ndetse tunakomeze nyine kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Nagira ngo rero uyu munsi nk'uko bisanzwe tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turi busange mu rwandiko rwa Petero igice ni kimwe, umurongo uhera ku murongo wa 13. Nagira ngo nsabe mwene data Rurangirwa adufashe gusoma nk'uko bisanzwe, adusomere yihuse mu murongo igice cya mbere, rwandiko rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 13. Murakoze cyane. Murakoze cyane kunyakira. Umurongo wa 13 uravuga ngo, nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Nagira ngo uwo murongo usubiremo neza rwose, ndashaka usubiramo neza cyane. Murakoze cyane. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Murakoze cyane. Nagira ngo iryo jambo bene data muryumve neza. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mukenyere mu mitima, mwirinde ibisindisha, kandi mwiringire rwose impano. Ese ijambo impano urarisobanukiwe? Ese bantu mudukurikira, ijambo ry'Imana icyo ritubwira murasobanukiwe impano? Ngira ngo dutinde kuri iri jambo gatoya. Mwirinde rwose, mukenyere kandi mwirinde rwose, hanyuma mwizere impano muzazanirwa na Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi cyane ubushize twaraganiriye, ariko ndababwira ngo hari ibintu byinshi cyane biturangaje, bituma tutabasha kumenya ibihe turimo, bituma tutabasha kumva no kugira uko twakwitwara mu bihe turimo. Nagira ngo rero uyu munsi turebe, ese dukenyere mu mitima yacu, twezwe. Iryo jambo rirashaka kutubwira ngo twezwe, tube abera. Kandi kuba uwera ntago ari kuba uwera ku mubiri, ntago ari kukubwira ngo jya muri dushe ukarabe uke, oya. Ntabwo ari kukubwira ngo
ba ufite umusatsi usa neza, ntago ari ukukubwira ngo genda ube wambaye umwenda usa neza. Oya, ijambo ry'Imana tuvuga ngo mukenyere mu mitima. Gukenyera mu mitima ni ukwera, ni ukwezwa, ni ukuba uri umwere mu mutima, ni ukuba ntacyo ufite kigushinza, ni ukuba ntacyo ufite kigutandukanya n'urukundo rw'Imana, ni ukuba ntacyo ufite kigutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo uyu munsi wigenzure, uyu munsi wirebeho, ese mu mutima wawe ntacyo urukundo, ntacyo kigutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ese uyu munsi nta kintu kigutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo? Ndashaka kugira ngo bene data urebe neza mu mutima wawe, ese urakeye? Nagira ngo dukomeze dusome umurongo wa 14 noneho. Murakoze cyane. Uravuga ngo mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Murakoze. Urakoze cyane. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Irari ni iki? Ndashaka kugira ngo mwumve ikintu cyitwa kwishushanya, mwumvemo ikintu cyitwa irari, mwumvemo ndetse n'ijambo rivuga injiji. Kumva ko hari kera mube nk'abana bumvira, kandi ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, twarabwirijwe, twabwiwe ubutumwa bwiza, turasoma Bibiliya ndetse tubwirizwa n'ababwiriza n'abavuga butumwa batandukanye, ariko kugeza ubu tuvugana hari abantu bakitwara ndetse bacyumva ko ntacyo bazi, bakitwara nk'ibi bihe bya kera tukiri injiji cyangwa se abantu bakiri injiji. Ndashaka kugira ngo ahangaha muhumve neza. Ni ese iyo batubwira irari cyangwa se kwishushanya n'irari, ni iki bashatse kutubwira? Irari ni iki? Mu buzima busanzwe irari wowe urifata nk'iki? Irari ni iki ku giti cyawe? Ndashaka kugira ngo usobanukirwe uyu munsi, wumve ese irari ni iki. Bagenzi banjye, irari ni ikintu kibi. Irari ni ikintu kibi. Ibi bintu byose bitubaho bibi ndetse akenshi usanga twizanirwa n'irari. Irari rituma wica mugenzi wawe, irari rituma utandukana n'Imana, irari rituma wifuza ibitabaho, irari rituma wifuza umugore wa mugenzi wawe, irari rituma wifuza ibisindisha, ukagenda ukabaho uri imbata y'ibisindisha, ukabaho uri imbata y'ibiyobyabwenge, ukabaho uri imbata y'ubusambanyi n'ubusinzi. Irari ni ikintu kibi, ni ikintu kituzanira akaga, ni ikintu kidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ndagira ngo rero wumve uyu munsi, niba koko wigenzure mu mutima wawe, wigenzure wirebe niba utari muri bano bantu Bibiliya itubwira bakera bari bakirinjije. Ariko twebwe ntago tukinjije ubu tuvugana. Twebwe twarabwirijwe, twasomye ubutumwa bwiza, twarabwirijwe ubutumwa bwiza, twarasomye ubutumwa bwiza. Aho utabwirijwe ndetse hari naho uca ku ruhande rwawe cyangwa se ugaca hirya no hino ugasanga ubutumwa bwiza bwigishwa. Niyo mpamvu nkubwira ngo ubu rero ntabwo kiri muri bari abantu Bibiliya itubwira bari barinjije muri kiriya gihe, ahubwo twarigishijwe, twarafashe. Nashaka kugira ngo nkubwire, va mu byo urimo uyu munsi, garukira Imana, garukira urukundo rw'Imana, igenzure mu mutima wawe. Ndakubwiza ukuri, ca bugufi wemere yuko ufite ikibazo. Ca bugufi ubwire Imana uti, Mana ndi umunyabyaha, nakoze ibyanzwe n'amaso yawe, nakoze ibyo ntakwiriye, ntagombaye gukora, nakoze ibyo ntakabaye narakoze, ariko uyu munsi ndagarutse imbere yawe. Ubuntu bw'Imana bukugarukire, ubuntu bw'Imana bukuzeho, wongere ube ukundwa n'Imana. Ariko ndakubwiza ukuri, nukomeza kwishushanya n'irari, nukomeza kurarikira ibintu bitandukanye bikubuza kugirana n'urukundo rw'Imana, ndakubwiza ukuri, uzarimbuka. Ntabwo ari byo. Garuka. Irari nasobanuye ni ibintu byinshi, murabizi mwese murabizi, twese tuba mu mubiri, ni ibintu tugira ariko tugomba gukontorora, ni ibintu tugomba kureba tukavuga tuti, ariko ibi ngibi kubera ko bintandukanye n'urukundo rw'Imana ndabiretse. Ugafata umwanzuro
ugafata umwanzuro ku giti cyawe, ugafata umwanzuro ndetse ugafata umwanzuro ubishobojwe n'Uwiteka Imana. Ndizera ko nawe ubwawe ibyo ngibyo wabishobora. Nta kindi bigusaba, ahubwo ni uguca bugufi ugasenga Imana. Muri iyi minsi dufite igihe cyiza cyane cyo kuba imbere y'Imana, dufite igihe cyiza cyane cyo kwegera Imana kugira ngo urukundo rutugarukire, urukundo rw'Imana rutugarukire, twongere dusabane n'Imana, twongere tubwirane, tubwize ukuri Imana, tuvuge tuti Imana twaracumuye, twagenze ahangaha nabi, twarananiwe, ariko ubu ngubu turiyemeje noneho tugarutse mu maso yawe, dushoboze kugira ngo twongere kuba ahera iwawe. Urakoze cyane. Nagira ngo rero ntabarambiye, ntabwo uyu munsi ndi bubatindire kuko ubu turacyakomeje ibiganiro, n'ubundi turacyakomeje, ariko uyu munsi numvaga ashaka kugira ngo tugarukire ahangaha, hanyuma twongere tubibutse, mudukomeze muduhe, mukande subscribe, mukande notification, ndetse muhereze musharinga iyi video ku nshuti zanyu, mukore ibishoboka byose kugira ngo mutwandikire comment tumenye icyo twahindura niki, usibye ko icyo tubesheje hano twebwe ari ukuvuga ijambo ry'Imana, ari ukuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Nagira ngo nsoze dusenga. Uwiteka Mana ikomeye, Mana nziza, Mana y'urukundo rwinshi muri imbabazi, turagarutse uyu mwanya, tugarutse imbere yawe, tugarutse imbere databuja, turi imbere y'imbaga nyamwinshi, turi imbere y'abantu benshi cyane, tuvuga ijambo ryawe, tuvuga urukundo rwawe, tuvuga gukomera kwawe, turebye ijambo ryawe rivuga kwishushanya n'ibyo twahozemo kera, ariko turakwingize Mana, turinde kwishushanya, turinde databuja, dukize databuja, tuma tuza imbere yawe, tuma tuza mu bwiza bwawe, tuma tugaruka imbere yawe kugira ngo Nyagasani dukomeze tube abo kwizerwa nawe. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, udushoboze, uturinde umubi sekibi, mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze kugira ngo udushoboze Nyagasani, uturinde mu byo dukora byose, ubane natwe, kandi Imana kiruta byose uduhe ubugingo buhoraho iteka ryose. Urakoze Mana kubyemeye, ibi byose tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane rero, nagira ngo mbabwire ko nakagaruka tuzasubira n'ubundi. Twababwiye ko True Christian TV tuzajya duhoraho tubazaniye ibiganiro, tubazaniye inyigisho nziza zo kubabwira ubutumwa bwiza bw'Imana. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Shalom, shalom.